Dr Nsabimana Ernest wasimbuye ku mwanya wa Minisitiri w'ibikorwa remezo akaba yasabye imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Dr Nsabimana Ernest wasimbuye ku mwanya wa Minisitiri w'ibikorwa remezo yaramazeho umwaka n'amezi 7 yasabye Perezida Paul Kagame imbabazi ku byo atakoze neza mu nshingano ze. Tariki 31 Mutarama 2022 nibwo Perezida Kagame yagize Dr Nsabimana Minisitiri w'ibikorwa remezo aho yari asanzwe ayobora urwego ngenzuramikorere RURA. Icyo gihe Dr Nsabimana yashimiye umukuru w'igihugu gutanga umusanzu mu kubaka igihugu atizigamye. Yagize ati mbikuye ku mutima nshimiye byimazeyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyizere mwangiriye. Ati niteguye gutanga umusanzu ntizigamye mu kubaka igihugu cyacu. Kuri wa 12 Nzeri 2023 Dr Nsabimana yasimbuwe na Dr Gasore Jimmy usanzwe ari inzobere mu bumenyi bw'ikirere. Iri tangwa ry'inshingano ryemejwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Dr Nsabimana yongeye gushimira Perezida Paul Kagame kubw'icyizere yari yaramugiriye, aboneraho kandi kumusaba imbabazi. Ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mbashimiye byimazeyo amahirwe mwampaye yo kuyobora Minisiteri w'ibikorwa remezo. Ibitaragenze neza ndabisabira imbabazi, niteguye kandi gukomeza gufatanya n'abandi mu rugamba rwo guteza imbere igihugu cyacu. Ndabashimiye. Yahawe inshingano mu gihe Minisiteri w'ibikorwa remezo yari ifite akazi ko kwihutisha iyubakwa ry'ibikorwa remezo mu gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango wa Commonwealth Programme muri Kamena 2022. Ibyo byagenze neza n'amahanga aranyurwa. Dr Nsabimana kandi yarayoboye Minisiteri iri ku gitutu cy'abaturage bitewe n'ikibazo cyo gutwara abantu kimaze igihe kinini kitarabonerwa umuti. Abagenzi baratakambye bagaragaza ko bamara umwanya munini cyane muri za gare no kuri parikingi bategereje imodoka. Impinduka muri guverinoma y'u Rwanda kandi zaherukaga tariki 22 Kanama 2023 aho abarimo abaminisitiri 3 bahinduriwe imirimo. Mu yandi makuru, abagore bo murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza bishyiriyeho uburyo bwo gucunga umutekano ku manywa mu mudugudu wabo bwabashije guhashya ubujura n'izindi ngeso mbi zakundaga kuharangwa. Uburyo bwo kwicungira umutekano ku manywa bumaze umwaka umwe bukorerwa mu mudugudu w'Umuremampango mu kagari ka Cyarubare mu murenge wa Kabare i Kayonza. Iyo ugeze muri mudugudu usanga nibura muri buri sibo ku manywa hari abagore batandukanye baba bazenguruka mudugudu wabo bafite inkoni. Iyo muhuye kandi atakuzi muri zo ngo arakwegera akakubaza uriwe naho ugiye. Ni ibintu bakorana kinyabupfura mu buryo bwo kwicungira umutekano ku manywa wari warazambijwe n'abajura bamenaga inzu abandi bagatwara amatungo magufi n'imyaka mu gihe bagiye guhinga. Mukuru w'umudugudu w'Umuremampango witwa Mukakimenyi Florence yabwiye ikinyamakuru cy'Akadomo.com ko abaturage benshi bawutuyemo bafite amasambu kure aho bahoze batuye. Ibi bituma rero mu masaha ya mu gitondo benshi babyukira muri ya masambu yabo bagiye guhinga, noneho abajura bakigabiza ingo zabo bakabiba. Ati buri uko twavaga guhinga twaratahaga tukumva abaturage barataka ngo babibye. Akenshi wasangaga bishe ingufuri bakabatwara ibishyimbo, ibigori, imyenda, amatungo magufi n'ibindi. Twabonye rero bigiye kuba ikibazo, twibaza ukuntu umuntu azajya ahinga abajura bakabitwara. Bituma rero twishakamo igisubizo. Mukakimenyi yavuze ko bicaye mu nteko rusange abaturage babiganiraho basanga ubwo abagabo barara irondo rya nijoro ku manywa batabacungira umutekano ngo babishobore, bahitamo nk'abagore kwishakamo igisubizo cy'uko buri wese yigomwa amasaha make rimwe mu cyumweru agatanga umusanzu mu kwicungira umutekano. Ati abagore rero twahise twiyemeza kwicungira umutekano. Ati mfite amasibo 12 mu mudugudu, twemeje ko muri buri sibo hajya hasigaramo abagore 2. Bituma rero tugira abagore 24 bacunga umutekano ku manywa. Abagore iyo bakubonye batakuzi mu mudugudu barakwegera bakakubaza amakuru naho ugiye. Bibyatumye rero ubujura tubuhashya burundu. Mukakimenyi kandi yavuze ko nibura abagore bari bukore irondo ryo ku manywa batangira akazi saa 12 za mu gitondo bakageza hagati ya saa 5 na saa 6. Ubwo abagiye guhinga baba bagarutse mu ngo zabo, buri wese akora umunsi umwe mu cyumweru. Witwa Nyiramihayo Dative w'imyaka 31 utuye mu mudugudu w'Umuremampango akaba rero avuga ko aho batangira irondo ryo ku manywa byatanze umusaruro cyane. Yagize ati ibyiza by'iri rondo ni byinshi cyane, ntabwo bakitwiba. Atusanga umutekano ari wose. Iyo tubonye umuntu tutaze tumubaza iyo ari kujya, twakumva bidasobanutse tukamushyikiriza ubuyobozi bw'umudugudu. Uwizeyimana Marie Rose ufite imyaka 26 yavuze ko uko kwicungira umutekano kwacogoje ubujura.
yavuze ko mbere bamwibye amatungo magufi n'ibishyimbo yari yarahinze ariko ubu ngo asigaye ajya guhinga akumva atekanye. Uwamahoro Oliva we yavuze ko badacunga umutekano gusa ahubwo ngo umugore wiriwe ku irondo anareba isuku mu isibo akanera ibindi bibazo bibangamiye imbere imibereho myiza y'abaturage. Ibyo ngo yabonye rero ngo abitanga muri raporo akora kuko ku ngo aba yakoreyemo. Iyi raporo ishingirwaho rero n'umuyobozi w'umudugudu mu guhitura abaturage ku bitagenda neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Gatanazi Honje yabwiye igihe ko nyuma y'umwaka irondo arikorwa n'abagore ku manywa ngo bafashe umwanzuro wo kurikwirakwiza ku yindi midugudu 45 ibarizwa mu tugari 5 two mu murenge wa Kabare. Uretse irondo mu mudugudu Muremampango kandi bikiriyeho ubundi buryo bwo kwishakamo ibisubizo nko guhingira abanyantege nke n'abarwaye indwara nka kanseri. Bashyizeho kandi n'uburyo bwo gutabarana ku muturage wagize ibyago ku buryo adashobora kubura uko ashyingura uwitabye Imana. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kirasaba abanyarwanda kutaba abanyamwigendaho bagafasha abafite ibibazo byabakururira kwiyahura. Inkuru ya Asumuta Kaboyi ari Kigali. Isi izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura buri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9. Ikigo RBC kivuga ko mu Rwanda abagera ku 2500 batabawe n'abaganga bagerageza kwiyahura muri uyu mwaka. RBC itangaza ko aba babona bagerageje kwiyahura ari abagana amavuriro batarapfa kuko bamaze kwiyahura bo barebwa n'izindi nzego. Nagerageje gushaka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ngo mubaze baba baramenyekanye biyahuye muri uyu mwaka ariko ntigeze aboneka kuri telefoni y'igendanwa. Gusa imibare RIB yashyize hanze mu mwaka w'2020-2021 yagaragazaga ko mu gihugu abantu 576 aribo biyahuye muri iyo myaka ibiri. Icyo gihe RIB yari yagaragaje ko mu Rwanda iperereza ryakozwe rigaragaza ko 47% by'abiyahuye hatamenyekana intandaro yo kwiyambura ubuzima bwabo. Gusa ikizwi nuko abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu miryango bagera kuri 28%, nabo babitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari 8%. Muganga Jean Damascene Yamuremye, umuyobozi ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri RBC, yabwira Ijwi rya Amerika ko bagerageza kwiyahura bakiriye mu mavuriro umwaka ushize benshi baje bagaragaza agahinda gakabije bikageraho abantu bumva kubaho birutwa no kuba barapfuye. Buri masegonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura. No mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje. Mu mwaka ushize ibyegeranyo by'imibare yatanzwe n'amavuriro byatugaragarije ko hafi 2500 y'abantu bageze ku mavuriro cyangwa ku bitaro bateshejwe kwiyahura. Muganga Yamuremye asobanura ko akenshi agahinda gakabije kazanwa n'impinduka z'ubuzima ziba zitagenze neza kandi uwiyahuye akabura uwo yasangiza ako kababaro. Icyo iyi mpuguke mu buzima bwo mu mutwe isaba abanyarwanda ni kimwe. Ubukangurambaga burakomeje bwo kugira ngo abantu begere abafite ibibazo, hanyuma abababaye tubabarane nabo, hanyuma tubafate mu mugongo, ndetse umuntu ntabe nyamwigendaho. Ari byo bituma abantu bigunga bikavamo kwiheba no kugira akagahinda gakabije, ari byo bibishyira kwiyahura. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bagaragaje ko abanyarwanda bagana na 20% bagendana agahinda gakabije, muri bo 35% ari abacitse ku icumu rya jenoside. Mu myaka 5 ishize nta bundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje uko iki kibazo gihagaze. RBC itangaza ko indwara zo mu mutwe arizo zifata umwanya wa mbere mu mpamvu zitera benshi kwiyahura. Claver Haragirimana uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babukize agaragaza ko mu muryango wabo buri mwaka hagaragara biyahuye. Muri uyu mwaka twatakajemo bane biyahuye. Ngo niba abantu mbanzi tunasuye naganirije rimwe na rimwe natanze n'impuruza ku bashinzwe kubafasha, yewe kandi igihe bamwe bajyaga babitubwira ati ariko ndumva ubuzima bwanjye biruswa nuko naba ntari. Ndetse kutumvuga mu muryango bitewe n'uko n'ikibazo yagize cy'uburwayi bwo mu mutwe, guhezwa mu muryango, uri ku rusengero aricaye wowe bicaranye arimutse aragiye amuvuye iruhande, ibyo byose yabitekereza aravuga ati sindi kwikora n'iki. Haragirimana asanga kurinda biyahura cyangwa babyifuza bidasaba ubuhanga bwinshi.
icyo dusaba umuryango nyarwanda ni uko burya umuntu iyo agiye kwiyahura abanza impuruza. Dusaba umuryango nyarwanda kureba impuruza z'umuntu. Umuntu iyo umuzi mubana ari inshuti yawe, hari n'abo twagiye dukura ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma babitekereje, na n'ubu bakaba batanga ubuhamya ko babitekereje ariko babiretse kuko twabafashije. Ndasaba umuryango nyarwanda rero kujya batabigira imikino, bajye bagerageza niba utanabishobora ubitangeho amakuru. Impuruza ya RBC isaba kwita ku bafite ibibazo byabatera kwiyahura ntitandukanye n'itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ibinyujije ku rubuga rwayo rwa interinete. Uyu muryango utangaza ko buri mwaka abantu bagera ku 700,000 biyahura ku isi yose. OMS igasaba abantu kwegera abagaragarwaho n'ibitekerezo byo kwiyahura bakabahumuriza, bakerekwa ko hakiri ibyiringiro. Umunsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyahura watangiye mu mwaka w'2003 ku rwego rw'isi. Mu Rwanda ho ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyatangiye ubukangurambaga kuva muri uku kwezi kwa 9, ubukangurambaga bukazagera mu mpera z'uyu mwaka. RBC yatangiye ubukangurambaga mu ntara y'Amajyepfo. Abakozi bayo nabo mu bigo nderabuzima barasobanurira abaturage iby'ubuzima bwo mu mutwe no gusaba abafite ikibazo cyo mu mutwe kugana muganga agafashwa aho gukomeza kwigunga. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turacyari mu Rwanda, hatangajwe ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika. Ni igikorwa cyatangirijwe mu karere ka Rubavu mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugerero uherutse gutuzwamo abatishoboye n'abahuye n'ibiza. Inkuru ya Gloria Tuyishime. Ni igikorwa cyaranzwe by'umwihariko no gushishikariza abakuru n'abato kwimakaza umuco wo gusoma no kwandika binyuze mu mbyino, kumurika imideri, imikino, imitambagiro, imivugo n'ibindi. Cyari cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye muri Minisiteri y'Uburezi, abarimu, imiryango mpuzamahanga itera inkunga ibikorwa by'uburezi nk'umuryango w'abanyamerika ushinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, Soma Rwanda, umuryango Save the Children, abanyeshuri baturutse ku bigo bitandukanye n'abandi. Iki gikorwa cyari kigamije gufasha abaheruka kugerwaho ingaruka n'ibiza byibasiye uturere turimo n'Akarubavu muri ukwezi kwa 5. Amashuri atandukanye yo muri aka karere yashegeshwe n'ibiza ku buryo wari kuhagera nta n'intebe n'imwe nzima yari kuhasanga. Kimwe mu bigo byibasiwe n'ibiza by'imvura nyinshi yateje imyuzure